urukundo ruba urukundo. Arankunda ye, arongera arankunda, akazajya njyana ahantu hose nshatse. Ubundi njye ntabwo nari nzi ko bya bindi by'abana b'abakobwa ngo bajya ngwina ngo mu kabari ngo kurya ngo amaboroshete ngo kunywa ibintu byiza, ntabwo njye nari mbizi. Nari nzi ko ikintu cya mbere kuri iyi si kiryoha ari amata yitwa Nyabisindu na keke. Birumvikana cyane ko nari n'inshuti ye. Nta kuntu yari kujya guhemba abandi adahereye kuri sheri. Ntibishoboka. Nuko umusore wanjye turakundanye, yambwiye ko waba ari i Kigali. Ako nyine urumva ngiye wacu hari mu cyaro, ubundi umujyi nari nzi wa mbere mu bwonko bwanjye ni Kabarondo. Mbaza nk'abakobwa bo mu cyaro ubundi twararebanaga. Oya nabwanisha mwebwe mube muretse. Noneho ndamubwira nte se ko mbona utari kunyereka iwanyu bimeze bite? Turashaka kujya iwacu i Kigali, ni njyana iwanyu, ese ubu twabana ntazi iwanyu koko? Ati humura. Noneho ngwino duhurire mu isoko Kayonza nkugurire indi myenda, ntabwo wajya mu murwa wa Kigali wambaye nabi, kirazira. Imyenda barayinguriye myiza cyane, menya ari nk'ibihumbi nka 40 y'i Burayi. Kigali numvaga ari nk'i Burayi. Yego. Arayingurira ambwira ati noneho icyo gihe hari kuwa kabiri uzaze tujyane i Kigali. Mu gitondo cya kare narateze navuga nti mama we ngiye i Kigali. Ati genda amahoro meza mwana wanjye, Imana izaguhire, mbese nsabira umugisha ku Mana. Yego. Ati se urarugarutse? Nti yego turagaruka. Umugabo i Kigali yanzanye rero ntabwo ariyo. Narahageze ubundi ngiye nkirenga i Rwamagana, nyikigera i Rwamagana navuze nti Kigali nyigezemo ni ngiyi kuko ntabwo nari mpazi. Nuko rero tujya aho hantu nzige, anjyana kwa mushikiwe. Aho rero kunjyana hehe? Iwabo. Mushiki ubwo urumva bari babivuganye, bicarana rero arambwira ati Demaye niwe twari dutegereje, niwe twari dukumbuye, umva karibu mu muryango turakwakiriye, uri umwana mwiza. Mbese umusaza wacu ntabwo yagize ate, ntabwo yibeshye ntiyihenze. Ndibuka ku cyumweru twagiye gusenga, arangije ambwira ati noneho nyure mu rugo nkubwire. Nta kibazo ndahanyura. Simpanyuze nsanga ya mata koko nakundaga ya Nyabisindu arahari n'agakeke. Ndicara ndarya. Buriya yari n'umuntu, sinavuga ko yari mubi, yari n'umuntu ucecetse witonze mwiza cyane, utakekera amabara. Ushobora kunyerera ukagwa. Ariko burya ngo abacecetse nibo babi. Ahari ariko narabibonye. Nuko arambwira ati umva rero nkubwire. Ariyo mbwira n'abakobwa wenda bari mu kigero cyanjye icyo gihe, bagomba no kumekinga sure umuntu bari kumwe, bagomba gutekereza karindwi, kabone niyo utaba unasenga, ariko umutima wawe umutima wawe byibura ujye uwubaza. Arambwira ati umva rero nkugira inama mugore wanjye, njyewe ubu ngubu urabona narihanganye uko biri kose, nanjye ndi umuntu kandi n'ubundi nta gisigaye. Ubwo shaka ukundi kuntu wabigenza. Ubona njye ntari umuntu kandi w'umugabo ufite umubiri ukora. Ndavuga ni kuva nabaho ntabwo ibyo ati rwose n'ubu nose uri uwandi ndi uwawe. Ati nibase ubwo ikindi gisubizo ntiwakihase? Ni yego. Singiye kukubeshya bya bintu by'abakobwa bajya bavuga gute ngo navuze nti nta kibazo. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bwiza TV hamwe na bwiza.com. Iki ni ikiganiro iwacu mu muryango. Akaba ari ikiganiro gishyashya kuri Bwiza TV, ariko nanone wowe ukireba nkaba nizera yuko uzacyungukiramo byinshi kandi ukagikunda. Imbere yacu murahabona umutumirwa, ni mushyashya kuri kamera zacu nkuko ikiganiro n'ubundi ari gishyashya. Reka tudatinze tongere tumwakira. Mama muraho neza? Muraho cyane. Amakuru ni meza. Umeze neza? Imeze neza ndaho ndashima Imana. Ikaze kuri Bwiza TV. Murakoze. Tangira utwibwira amazina yawe. Nitwa amazina y'ababyeyi banyise, nitwa Mukandesenga Joseline. Ngo wenda ikindi wenda kavukire yanjye, mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, aho mu karere ka Kayonza. Ubwo ndumva ari mu murenge wa Rwinkwavu. Manuka kwishyambe firiya ku Kagera, niho hantu mvuka. Tuvuka mu muryango w'abana 4. Nkaba ndi bucura iwacu mu muryango kwa mama wanjye na papa. Sinzi niba ari ikindi mwambaza. Uraseka nka bucura rwose.
urarasa neza nka bucura nyine Murakoze nk'umwana cyane. wonsa ya nyuma. Yamba narayonse menshi. Yego. Twifuje kuganira nawe ariko cyane cyane tugendeye kuri uburyo ki wabaye mu muryango, uburyo ki wakuze, ese wari umukobwa umeze gute, byagenze bite, tangira utuganirize Ni utubwire. ukuvuga ngo n'ubundi wacu mama yatubyaye turi abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Ndi n'uwanyu murumva ko nakuriye mu muryango mwiza, nkurira mu bantu bankunda, nkurira mu bavandimwe bankunda, mbaho neza, nta muruho iwacu nigeze menya. Rero nakuze ndi umwana nyine ujya ku ishuri nk'abandi bose, ndagenda ndiga primaire, ndayiga segonderi ndayiga, ariko segonderi sinayirangiza kubera impamvu ndi buze kuvuga. Cyokora icyo nzi cyo nakuriye mu idini ariryo ADPR. Aho hantu nasengeye kuva ndi umwana kugera mfite nk'imyaka igera muri 20. Ndumva naravuye muri ADPR nza mu mujyi wa Kigali. Dusubire inyuma gatoya. Byagenze gute kugira ngo utangize segonderi? Gutangira segonderi buriya ntago nayitangiye ndushye cyangwa se mama rushye, nari mfite umushinga undihira. Icyo gihe bawitaga Soferwa ariko baza kwita Pagfa. Ndumva wari uhagarariwe na Madamu Jeannette Kagame, niwe waturihiraga. Yego. Sinzi niba nakomeza. Komeza rwose nta kibazo. Byakomeje gutyo byagenze bite? Ubwo nagiye niga troncome ndayirangiza, niga muri segonderi nyine muri superieri. Sinzi niba nababwira naho nize troncome ariko wenda si ngombwa, naba mpamamaje. Nta kibazo rwose. Nkomeza superieri, hanyuma nza kuvayo, numva nagarukiye mu wa 5. Mbaza ngo muri segonderi mu wa 5. Noneho rero ariko sinagarukiyemo mvuga ngo ndariretse, ahubwo twarafunze igihembwe cya nyuma tegereje amanota ko tuzimukira mu wa 6. Ndataha njye iwacu muri vacances. Muri vacances rero kubera ko ubuzima bwo mu cyaro ubwo umuntu aragenda agashakisha, cyane ko ari njye na mama twari dusigaye mu rugo, abandi bari bafite ingo zabo tutari kumwe, urumva ko byari ngombwa kumufasha. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Buriya sasa nari mfite nk'imyaka nka 18 9 gutyo. Uri mukuru mu wa 5. Nari mukuru. Ubwo muri icyo gihe rero numvaga byanga bikunda kubera ko mama nta wundi mwana yari afite, ngomba kumufasha mu bintu byose byabaga biri aho ngaho nshoboye. Nabaga mvuye ku ishuri ariko nkagomba no gukora mu rugo. Ubwo abandi bose bari baragiye kuko abandi bari baragiye, ni njye njyenyine twari dusigaranye mu rugo. Kuko ari nanjye wari bucura, ni njye muto kuko iwacu twagiye turutanwa imyaka myinshi. Nk'uwo nkurikira anduta imyaka 7. Urumva ko ari njye wari usigaye mu rugo njyenyine rero na mama. Papa we yari yarapfuye adahari, biba ngombwa ko mufasha akazi, nuko naza muri grande vacances nyine nkakora bisanzwe nk'umwana mu rugo nyine. Yego. Ubwo mu gukora naraje muri grande vacances n'ubundi masanga umushinga wakoraga mu muhanda, ibintu by'imihanda nyine bakora. Hari abamena laterite, hari abashyiramo biriya by'amagabare, hari abashyiramo amabize, hari n'abacukura imihanda kugira ngo babone uko bashyiramo amabize. Biba ngombwa ko rero nsabamo akazi. Mbona umukire. Ko akunda abanyeshuri baba cyane bavuga bati nkeneye gukora ku mafaranga. Numvaga mfite inyota y'amafaranga bikomeye cyane. Kandi ko kunashakaga jado poche kugira ngo byibura na mukecuru mwunganire. Yego. Mbona umugabo rero icyo gihe nako yambwira ko ari umusore, nimusaba akazi. Namubwira se nta kazi ufite? Arambwira ati kusa gutyo koko wagashobora, izo ntoki mbona zimeze gutyo zakora. Nuko namubwira nyamara nagashobora nta kazi nakabasha. Nuko arangira arambwira ati noneho butaha ninyura hano uzagira ute uzanyibutse. Yego, yahanyuraga buri munsi ayongera kunca. Ndumva icyo gihe sinzabyibagirwa, nari ndimo nkubura imbere y'umuryango, ndongera ndamuhagarika namubwira se boss nta kazi. Niwe wabaga uhagarariye iyo mihanda bari kuyubaka? Yego, niwe wabaga. Ubwo ndase twavuga engineer se twavuga se umusutereta. Muri make byagaragaraga nk'ari boss. Niwe wari boss, ubundi kigaragara niwe wari boss ko nawe wahembaga abakozi bose bo mu uwo muhanda.
umenyanye na boss gutyo mbamenyanye na boss. wari na mwiza ariko ubwo Bose wavuga na boss uri mubi. ndabyumva nkurikije nuko nkubona ubwo ndi kubyumva mu buto. Yego. Arambwira noneho mu gitondo musange hano ku muhanda kuko icyo gihe abakozi be yabajyanaga muri bya bimodoka bya dipine, tugende nguha akazi. Nturakoze cyane. Yavuye iyabaza muri iyo modoka koko yabaga mu mujyi Kabarondo. Ubwo urumva Kabarondo niba uhazi wenda cyangwa uzanahamenya kumanuka mu gihanda cy'Inkwavu, akimanukamo asanga ku muhanda ndahahagaze. Ambwira ati witeguye? Ati niteguye. Sawa amakazi. Icyo gihe wibuke ko nari umwadeperi. Yego. Nsengera mu itorero rya deperi ndi n'umuririmbyi ndi dirijante. Umukobwa wo mu itorero kabisa. Cyane ukomeye ushima Imana. Yego. Nuko ndagenda kaza arakampa umunsi umwe karananira kubera ko ntari nshoboye guterura ipiki, nayiterura mu ntoki hagacika. Ngeze arambwira ati rero ndabona wowe utabishoboye kanguha akazi koroshye. Jya uhagarara abantu 50 ubandikire ku bipande, nzajya nguhemba amafaranga 1,500. Ndumva icyo gihe umuyede yarakoreraga 700. Ubwo nanjye mbaye iki chef 10. Sinyoba abantu 50 se? Yego. Yego. Bukeye aza kundeba avuga ati ariko buriya nubwo bwose naguhaye akazi akura umukobwa mwiza. Ushobora kumbera inshuti? Ntabwo nse ko nkiri umunyeshuri. Naba inshuti mu buhe buryo? Ariko ndumva ko inshuti yanjye bitakubuza kwiga. Yego. Tubaye inshuti. Arankunda ariko cyane ruraryoha. Urukundo ruba urukundo. Arankunda ye, arongera arankunda. Akazajya njyana ahantu hose nshatse. Ubundi ngiye ntabwo nari nzi ko bya bindi by'abana b'abakobwa ngo bajya ngwina ngo mu kabari ngo kurya ngo amaboroshete ngo kunywa ibintu byiza, ntabwo nge nari mbizi. Nari nzi ko ikintu cya mbere kuri isi kiryoha ari amata yitwa Nyabisindu na keke. Urumva? Nibyo bintu nari nzi. Noneho yaba yananjyanye nk'ahantu muri resitora kurya, nkabona abandi wenda baraka ibintu by'ibinyamukuntu, ariko ngiye kubera ko ntari mbimenyereye. Urumva mu cyari wacu twe twimenyereye imyumbati, ibijumba, ubundi twabaga twakoze ubunani iwacu mu rugo iwacu. Ikintu cyiza cya danje twaryaga ni samake n'umunyigi. Twumvaga turi abantu ba mbere kuri iyi si. Ibintu by'imiceri n'amafiriti nabyo narinzi. Nabimenye ngeze i Kigali. Umva abanyakigali bavuga ati ifiriti n'ifi nibyo biryoha bibaho. Ubundi twebwe ifi kuko narazihaze. Epfiriye iwacu habaye ikintu cyitwa isamake pe. Ariko ikintu cyitwa inyama pe wenda kiretse inyama z'ishyamba nizo twaryaga. Nihigiye. Barazaga bakabizana ku biti, ibyo nabonaga bazana akabarizo nazo narinzi. Kwa kundi babaga ihene bakabaga inka wapi. Inka barayishoraga bakayijyana mu isoko. Ihene hose ntago nabimenya. Nuko umugabo rero nza kumwemerera urukundo koko. Icyo gihe hari harateye telefone yitwa Merci Chérie. Urayizi? Yaguraga 25,000. Arandi aravuga ati uyu mukobwa ukiba ku ishuri haga telefone ntakamuguriye burya ntacyo namumariye. Telefone arayigura. Ashyiramo simukadi shyashya. Icyo gihe yaguza abonoma y'5,000. Yaragukundaga. Ndavuga ni noneho rwose kakazi ndacyagakora, ndacyari umuyobozi, ndayobora, ndi chef 10 n'abantu 50, nkanahembwa neza mbere y'abandi. Yego. Kuko nyine ruziranye na boss birumvikana cyane ko nani n'inshuti ye. Nta kuntu yari kujya guhemba abandi adahereye kuri Chérie. Ntibishoboka. Nuko umusore wanjye turakundanye, ambwiye ko waba ari i Kigali. Ako nyine urumva ngiye wacu hari mu cyaro, ubundi umujyi narinzi wa mbere mu bwonko bwanjye ni Kabarondo. Ahandi hantu nashoboraga kuba nabona wenda nk'amatara nk'amashanyarazi ni Remera, aho bita Remera zajya Kibungo. Ahandi nabonye amashanyarazi naho nize muri segonde nabwo twacanaga iki generator. Yego. Wumve ko mbese iwacu hari ahantu hakakaye mu Giputa. Hari mu cyaro. Ariko ambwira ko waba ari i Kigali. Yego. Anambwira ko azananzana. Akimbwira ko azanzana i Kigali rero. Navuze ni kabisa. Uwe Kigali we yumvaga imeze gute? Watekereza ko imeze nka Kigali ubundi ukuntu numvaga yari imeze. Natekerezaga ko
nta hantu ushobora gukandagira hari igitaka. Numvaga ahantu hose ari sima, kaburimbo numvaga ari umuhanda nyine, ariko numvaga ahantu mu makaritsiye ari amasima, ari ukugenda umuntu atahura n'ibuye. Nkavuga nti Kigali ntihe n'icyondo, numvaga ari paradizo, numvaga ari i Burayi. Nuko ugeze i Kigali? Oya, uretse aho ngaho ndahagera. Noneho waza kumbwira ngo rero ikintu ushaka, ndashaka ko dukundana ukazambera umugore. Namubwira se nta mugore ugira? Nambwira ati oya, nta mugore ngira rwose, kandi nabonaga ari umugabo ukuze pe. Ndamubaza se ko mbona ukuze, kuki nta mugore ugira? Nambwira ati rero nkubwire, maze igihe kinini bitekereza, ati impamvu ntagize umugore nuko nagiye hehe kwiga nkatinda mu mashuri, bikaba ngombwa ko ndambagiza ntinze, ariko nakurebye mbona unyuze umutima, wamfasha ukambera umugore? Navuga ntimva rero njye namuba ariko ndakiga. Arambwira ati umva nkubwire, Kigali hari amashuri, hari amaniversite uziga. Nise ubwo Kigali ni irihe shuri nzigamo? Ati hari ahantu bita kuri Apape, aha Pape sinari mpazi, ngo hari n'ahandi ngo bita ngo kuri bari kurepa, aho sinari mpazi. Hari aho yigeze ambwira ngo kuri Ecole Française, ubu mamenye ubu ngubu yaranandagiraga nyine kubera ko ntabyo narinzi. Akambwira ati none wowe uziga kuri lycée, hata ahantu higa abakobwa, kuri lycée niho nzakujyana kushika n'ishuri ryiza risobanutse. Kumva arambeshye. Ukumva ni heza cyane. Kumva Kigali gusa byonyine. Kumva Kigali. Numvaga ibyo yambwira byose ari byo. Nta munyakigali wabeshye. Kandi ukumva ko byabaye nyine. None se nta kintu nabaga nabuze. Enjeniyeri imituku yabaga yayimpaye iriho fimbo. Gusa ubwo koko wari kuvuga ngo ntabwo uri vuga Kigali? Nako byari gushoboka. Na telefone ya 25 ahubwo nayo utayibagira. Ushyiraho na bonoma, ushyiraho na simukadi, ushyiraho n'akazi none. Warukiye umukobwa wo mu cyaro nyine. Mbaza umukobwa wo mu cyaro ubundi twararebanaga. Oya nabwanisha mwebwe mube muretse. Niwe waruyoboye umujyi muri make waho hantu. Aravuga ati wa mwana wo kwa runaka urakwiga ni byiza, niko bajyaga bavuga ati mwamwe mutize ntabwo mushobora kubona umugabo w'i Kigali. Numvaga byanga bikunda, njyewe nkomeye cyane kurenza abo ngabo. Ariko nza kumutega umutego, namubwira nti rero uretse ko waje no kunshibukana, ndamubwira nti rero nge ndi umurokore, ndasenga, niba ushaka ko nakubera inshuti uzaze ku rusengero tubivuge, n'ubwo bwose nkiga ariko mfite imyaka wenda yo kuba umuntu yarongorwa, tubivuge ku rusengero batwerekane dukora ubukwe. Ati ibyo nabyo, ati nta kibazo rwose. Buragushibukanye. Cyumweru cya mbere. Buretse ndakugerera aho ngaho urumira. Ndumva mfite amashyushyu. Cyumweru cya mbere arambwira tumva rero, tega moto kandi nta mugore wa enjeniyeri ugenda n'ibirenge. Tega moto duhuriye ku rusengero, ubu nanjye ndi mu nzira ndi kuri moto duhurireyo. Mbaza ngo muri iyo minsi wari ufite umwenda cyangwa nta mwenda wari ufite? Reka mbisubize. Icyo gihe yarambwiye ngo unsange mu mujyi Kabarondo. Nkugurira ikintu cyitwa umwenda. Mu buzima bwanjye kuva mbayeho, imyenda nambaraga mu cyaro ni ya yindi ya 400 ya Turuwasa, rwose nkabona kandi nta n'ikintu bimbwiye, nanaberewe. Arangira aragenda ngura imyenda 15,000 isa, igitambaro cyiza twakundaga kwitega ibitambaro, n'inkweto za 5 bitaga ensemble, n'inkweto za 5. Ubwo nambaraga mu moja z'igihumbi, nari mfite agasandari najyanaga ku ishuri kamwe. Bangura inkweto ya 5, ndavuganisha wowe rwose umugabo n'uyu ni Imana yakunzaniye. Banguriye n'imyenda 15 pe n'agasakosho. Ubwo sinari mbaye inkumi nziza, ntabwo tushyiremo ya myenda tujye ku rusengero. Yego. Yanga ko nakandagira no mu ivumbi, antegera moto. Ariko turagiye tugeze ku rusengero, njya muri korari, nawe ajya mu ntebe z'abakristo. Ariko nkaba nari namubwiye nti retwe ukuntu tubayeho muri ADPR, iyo bahagurukije abakristo abashyitsi barivuga, akavuga naho baturutse, numva kandi uri umuntu mukuru kwivuga bitakunanira. Ati ntabwo byananira. Ko pasiteri numva yarashyizeho uwo mwanya, arahaguruka ati nitwa runaka, mbaha n'aha, nkora arahagurya na gutya n'ahangaha, amashyi ngo kaci. Buke tuza gukundana, barabimenya iwacu, barabimenya no ku rusengero. Noneho rero njya kubwira umuyobozi wacu, ni rero ariko buriya
mfite umuntu nibura mwashatse mwanadusengera ejo bundi twakerekanwa mukadushyigikira. Ati wa bosi ati niba umuntu baritangaga akitanga ibintu bigaragara ntago bamwima umugeni birashoboka se? Ntabwo bishoboka. Nuko ndabyibuka hari ku cyumweru pasiteri aravuga tumva dufite abageni bashyashya runaka Mukandayisenga Joseline n'undi muntu nashatse kuvuga reka twere kumuvuga. Muhaguruke. Turahaguruka amashyi bararirimba umva mudihuba wose. Nuko turataha. We ku mutima wari umeze ute? Akowe unyumvira ngo nari meze nte umukobwa ugiye kujya i Kigali ubwo urumva nari meze nte? Narishimye ibyishimo byari byinshi cyane ko baravuga ati uriya mwana wo kwa runaka kwa mama wanjye icya mbere cyo uriya mukecuru ntazashobora kumushyingira, icya kabiri nta bushobozi bafite bw'uko azakoresha ubukwe, azabigenza ate? None ari mbonye injeniyeri ifite amafaranga izasaba igatwara nta n'igikoroto cyanjye ntanze ngo ndabura kwishima. Warabyinaga amagambo akagera ku mutwe. Ndakubwiye ngo narabyinnye ndishima koko. Ariko hagati aho ngaho twaratashye tumaze gutaha ubwo urumva twagiye mu rugo turiyakira birarangira arataha. Nyuma rero nza kumubwira ntese ko twavuye ku rusengero dushobora kujya wenda tukajya mu murenge. Ati nta kibazo tuzajyayo. Nta kintu ajyaga mpakanira mu buzima. Bucyaza kumbwira ati rero ngewe ndashaka kugusaba nkagukwa tukazajya mu murenge nyuma. Hari ikibazo? Nta kibazo. Dutumiye abasaza. Afashe irembo. Ibintu yazanye nta nubwo namenya ngo bingana gute. Afashe irembo. Niyo mpamvu mbabwira abakobwa bazabanze bashishoze barebe umuntu bari kumwe uwo ari we niba banasenga byibura babe banabaza Imana. Ako kubera ko njye icya mbere cyari kiri mu bwonko ni Kigali, iby'amasengesho ndumva bitarigeze biza cyane, ubwo Kigali niyo yari iri imbere. Nuko ubuze amafaranga yazanye mu rugo iwacu ni menshi pe, ntabwo ari make. Ndamushima yarakoze nubo bwose wenda hari ukundi kuntu byaje kugenda nyuma, ariko yarakoze ndamushima. Yakoye 800 by'icyo gihe si amafaranga menshi. 2008 nibwo yakoye 800 mu rugo iwacu kwa Mukunda ufite umbyara na Patrice ku mwana w'imyaka 18 rwose. Icyo gihe umva cyane yarayakoye arayabara arabahereza. Ati noneho mama rero Paradise ababyeyi bamwe na bamwe banyurwa ukuntu. Ubwo mama akajya ambwira ati nsurebe umugabo. Nashaka kumukubaza ukuntu we yari ameze uko. Mama wanjye icyo gihe bari baramwishe mu bwonko batari bazana nayo mafaranga. Wajya kubona ukabona bazanye super wax bayihaye umukecuru. Urumva ubwo ngubwo akanyihinahina kanjyana inyuma akambwira ati mva nkubwire ati wanze uriya mugabo urumva n'akazi kawe bizakurebe. Ntabwo nanjye namwanga kandi koko niba mama yarambaye icyo gitenge gihenze ubundi yarambaraga bya bindi byitwa bya musazi akabona umukwe mugurira superi kurumva ko nicyo ari kuvuga cyose cyari kwijyana. Ubuzima bwari buhindutse. Iwacu rero harinze shaje iva shaho utabona ahantu n'ahantu hamwe wugama. Imvura yaragwaga tukareba mu birere tukavuga ati hano noneho haravaga umve ngo natinyaga kuba nabwira umuntu ngo ngwino wugame kubera kuva muri make yari nko hanze. Nibe no hanze yari iteye ubwoba. Umugabo rero agibonye aravuga ati rero n'ubundi ndabona inzu ari hafi ya ntayo ko ndamushima yarakoze. Ntabwo umuntu apfa muri byose, hari na kimwe byibura yagukorera ukaba wamushima. Ko kazu kari gashaje yaragahiritse yubaka kandi ariko nk'umwenjeniyeri nyine wo muri karitsiye yubaka indi nshyashya. Nayo umunsi mama wanjye aracyayirimo irimo umuriro. Wiki arayubaka arambwira ati ntago niyo nakujyana mu mujyi wa Kigali ntago nagusiga, ntabwo mukecuru namusiga muri iyi nzu yazamugwaho. Reka nsige mwubakiye akazu niyo kaba ari gato ariko agira ati haba karimo gashyashya gafite n'amabati mashyashya. Ako kazu karahari mu rugo. Ubwo uwo mugabo si umuntu mwiza ara hagati aho ngaho. Njye ndumva rwose namwemera. Nuko ubwo musaba kujya mu rukiko
arangije arambwira ati rero wowe kugira ngo ibintu tuzabikore neza hano ni mu cyaro tuzajya hehe i Kigali dusezerane i Kigali. Ndamubwira nti ariko ko mbona dukundanye iminsi urumva twafunze mu kwezi kwa cumi ahari kwa cumi muri grande vacances bari kwa 11 kera byari mu kwa 10 mu kwa 11 buriya se byari nko mu kwa 8 mu kwa 9 muri grande uko batangiraga mu kwa 9 umwaka wagatangiraga mu kwa 9 2008 buri mwaka watangiraga mu kwa 9 ariko ndumva ariko byari bimeze reka dusipoze ko wenda hari muri grande vacances ariko nibyo koko. Noneho ndamubwira ntese ko mbona utari kunyereka iwanyu bimeze bite? Turashaka kujya iwacu Kigali ni njyana iwanyu isubu twabana ntazi iwanyu koko. Ati humura. Noneho ngwino duhurire mu isoko Kayonza nkugurire indi myenda ntago wajya mu murwa wa Kigali wambaye nabi. Kirazira. Imyenda barayinguriye myiza cyane menya ari nk'ibihumbi nka 40 niko mbyibuka. Bivuze ngo mbere era kugura nk'imyenda nyine yo mu cyaro. Mbere hari imyenda y'abakobwa bo mu cyaro bishoboye. Ubwo urumva rero nabibonaga abaririmbyi bacu ndavuga nti niriyo. Yego. Kugira ngo nanye se nabo. None ubwo era kuguriye umujyi wa Kigali Aranguriye i Burayi. Kigali numvaga ari nk'i Burayi. Yego. Arayingura ambwa ati noneho cyo gihe hari kwa kabiri. Uzaze tujyane i Kigali. Mu gitondo cya kare narateze navuga nti mama we ngiye i Kigali. Ati genda amahoro meza mwana wanjye Imana izaguhire mbese nsabira umugisha ku Mana. Yego. Ati se urarugarutse nti yego turagaruka. Umugabo i Kigali yanzanye rero ntabwo ariyo. No kuvuga ngo hari ahantu ni Kigali Imusha urahazi? Yego. Habahita Nzige. Muri Nzige ntabwo hazi. Naga karitsiye gashyushye keza narahageze ubundi ngiye nkirenga Rwamagana. Nyikigera Rwamagana navuze ni Kigali nyigezemo ni ngiyi kuko ntago nari impazi. Nuko rero tujya aho hantu Nzige anjyana kwa mushikiwe. Rero kunjyana hehe iwabo. Mushiki ubwo urumva bari babivuganye. Mbangezeyo rero. Nuko ariko narahabonye mbona ni nk'i Kigali kubera ko nabonye hari amasantere meza hari ahantu heza mbona ni heza cyane ndavuga ni Kigali nyigezemo. Haka ntangije no kwa mushikiwe ndebye hirya no hino mbona ni Kigali. Nuko mushikiwe turicarana rero arambwira ati Demaye niwe twari dutegereje niwe twari dukumbuye umva karibu mu muryango turakwakiriye uri umwana mwiza mbese umusaza wacu ntabwo yagize ate ntabwo yibeshye ntiyihenze. Umugabo kumbe ari kunshuka gute ndaza kugera ukuntu yanshutse. Twakomeje. Ubwo icyo gihe ndumva yaransigiye 50. Yego. Arambwira ati rero noneho ngewe mbaye ngiyeho gato hari abashuti banjye ngiye kureba hano hafi mugenda ujyane na muramukazi wawe mujye mu isoko muhahe muteke kongera urumva nari naramenyereye kwitekera bya biryo by'iwacu epfo ngiyo. Nuko baguze inyama aho ngaho baguze ibirayi n'amavuta barateka nuko turya ifiriti n'inyama. Yego. Ndabaga ni Kigali nahageze. Uwo mushiki we yanga kumbwira ko byibura hari ukundi kuntu bimeze. Nuko ndangije ndatega ndataha. Ubwo nari maze kumenya ko mvuye kwande iwabo nande n'umugabo. Ndamubaza ntese uriya ni mama wawe? Ati hoya aturari mushiki wanjye rero twarasigaranye umugabo yaramunaniye noneho ndeba kumujugunya nsanga naba nkoza amakosa murerera abana ninjye turi kumwe nanjye tubana numva rero nta kibazo byagutera kumbe ni kuwo mudamu ari kumbeshya. Twakomeje twatashye iwacu Ikibungo tuvuye kureba inde wabo n'umugabo. Ngeze mu rugo barambwira ati se uvuye? Ati mvuyeyo pe ni Burayi ni heza hari intebe nziza ubundi iwacu kwa Mukondo ufite nta ntebe zibayo. Ubwo rero kugenda ukareba intebe nziza kwicaramo ukegama numvaga nukuri ngeze i Kigali. No wariye ni firiti aho ni firiti n'inyama noneho numvaga ari ibintu bya mbere pe. No ku mugabo arangije arambwira ati ubu rero mfite inzu mu mujyi wa Kigali
nziza ya kadasitere, wenda icyo gihe hari inzu zifite uducurama, zimwe zifite ibisenge byo hejuru, wenda ubwo nayigereranya nayo y'iki gihe. Ati nta kibazo, ntuzahangayika, njyewe i Kigali ndubatse, mfite amazu i Kigali, ntuzagire ikibazo n'iki na kimwe. Amashuri uzayakomereza i Kigali, gusezerana tuzasezerana i Kigali, mbese ibintu byose no gutera igikumwe byari ni i Kigali. Ntuzagire ikibazo na kimwe. Kigali yabaye Kigali. Ndamubaza ntese ubu koko urishuwa neza ko ibyo ngibyo byemeye? Ati arambwira ati se ko nagukoye nkaba naragusabye ikindi ni ikihe? Nta kindi. Ndibuka ku cyumweru twagiye gusenga, arangije arambwira ati noneho unyure mu rugo nkubwire. Nta kibazo, ndahanyura. Simpanyuze nsanga ya mata koko nakundaga ya Nyabisinda arahari n'agakeke. Ndicara ndarya. Buriya yari n'umuntu, sinavuga ko yari mubi, yari n'umuntu ucecetse, witonze, mwiza cyane, utakekera amabara. Ushobora kunyerera ukagwa. Ariko burya ngo abacecetse nibo babi. Ahari ariko narabibonye. Nuko arambwira ati umva rero nkubwire. Ariyo mbwira n'abakobwa wenda bari mu kigero cyanjye icyo gihe, bagomba no kumekinga sure umuntu bari kumwe, bagomba gutekereza karindwi, kabone niyo utaba unasenga, ariko umutima wawe umutima wawe byibura ujye uwubaza. Arambwira ati umva rero nkugire inama mugore wanjye, njyewe ubu ngubu urabona narihanganye, uko biri kose nanjye ndi umuntu, kandi n'ubundi nta gisigaye, ubwo shaka ukundi kuntu wabigenza. Gusa ubona njye ntari umuntu kandi w'umugabo ufite umubiri ukora. Ndavuga ni kuva nabaho ntabwo ibyo ati rwose n'ubuntu wese uri uwandi ndi uwawe. Ati nibase ubwo ikindi igisubizo ntiwakihase? Ni yego. Singiye kukubeshya, bya bintu by'abakobwa bajya bavuga gute ngo, navuze nti nta kibazo. Ntabwo waciye no ku ruhande rwose? Ku ruhande umuntu watanze mu byo 800. Wanubakiye mama wawe? Wanubakiye mama, yaduhinduriye ubuzima, dukura muri nyakatsi tugura amabati mashyashya. Ubwo urajya kurirwa ubaririza? Yaranitonze ahubwo ntabwo yari bikubwiye na mbere. Sumva uwo muntu atari umwana mwiza we. Nawe niyo mpamvu utajije kuvuga ngo yego rwose. Ntabwo nigeze mbaririza, navuze nta kibazo, ntari kubwo nyine ubwo tuzajya i Kigali. Ati Kigali rwose humura tuzajyayo. Umutwe wari i Kigali? I Kigali. Nuko rero aho hantu nahahagurukanye inda. Uwo munsi umwe? Kandi ndi umukobwa muri ADPR dirigente. Bahagurukana inda. Reba nyine ba bakobwa birirwa babeshya Imana bari bameze nkanjye aho, sibyo? Nuko nguko Nyagasani arabatamaza. Imana iragutamaza ugata umutwe. Noneho hashiye ibyumweru 2 numva ntangiye guhinduka. Se ibintu ko ntari mbizi. Iwacu rero noneho hari ubwo wenda batekaga se cyane cyane nk'ifi nizo zabaga mu rugo igihe kinini, ntabwo naziryaga. Narazumvaga nkaruka, icyo gihe nkajya kwirukanyira iyo ngiyo. Reka nkwereka ikintu cya mbere cyatumye agahinda kanyica. Reba abana nari narabwiye ngo muzankenyerera, sibyo? Urebe abavyeyi nari narabwiye ntimuzanyambarira. Ureba abaririmbyi bari barashyushye barepeta amarepetisiyo y'igitondo n'ikigoroba, bategereje ubukwe bwande bwa Joseline. Ngaho mbwiza ukuri, nyumvira icyo gisebo. Kandi ubwo ntibari kugusezeranya byamaze kuba? Bibaho se? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. We gusa naramuhamagaye ndabimubwira. Icyo gihe nagiye kwicara muri Pasiparume ndaryama ndarira koko. Ndarira nti ndasebye nsebeje mama yaranduhanye ko kubuko ko ndarutanze. Ndamuhamagana ariko ibintu byagenze gutya na gutya. Ati niba ariko byagenze nta kibazo. Ati nta kibazo. Ati nuko byagenze se? Ati Imana ishimwe. Ati bitwaye iki se? Ati ibyo ni ibyo bintu nahoze nifuza kuva kera nkiri umusore, none ngize amahirwe. Ayo mahirwe se wayanganya iki? Tega indi moto ahubwo nsanga ahanga ku kazi nkwereke. Ntega moto. Agahinda ari kose. Musanze ku kazi. Arambwira ati none ufata n'amafaranga ujye ugura icyo ushaka, dore umuhanda uri hasa nkaho ugiye kurangira, twigire i Kigali. Yego. Sumva ko yambwiye ko inzu i Kigali hari.
haburaga ndumva haraburaga wenda nk'ibyumweru nka bitatu nga muri ku muhanda awereke nyine aba mission de contrôle. Yego nuko arambwira ati tegure umese ibintu byose itariki ni tuzajya i Kigali. Bose ntago yantetereje. Amaze gutanga umuhanda yarambwira ati ngwino tujye i Kigali hahandi waririye kuva kera ngwino tugende ujye no kurebayo. Ndibuka ko ari nimugoroba napakinze ibintu maze kubipakinga mu gitondo niteguye kugenda na mama ndabimubwira mubwira ko ibintu byagenze. Arambwira ati mwana wanjye aho kugira ngo bigende gutya na gutya wowe sanga umugabo ubukwe muzabukora. Ntiyego. Ubwo yari akodesheje ahantu amezi 6. Urumva iyo kadastere yari y'umukire harimo abantu noneho akodesha n'abo bantu. Akodesha akanegise k'imbere. Iyo kadastere iri inyuma we yambwiye ko ari inzu ye. Ifite n'akandi kanegise k'imbere. Arambwira ati iki gipangu ni icyacu ntuzagira ikibazo. Ubwo ntaragera aho ngaho nari nirukanse cyane. Twarateze tuzi i Kigali. Ahantu nibuka twageze ndumva ari nko kwa Rubangura kuko yambwiye ko ari kwa Rubangura. Ndareba amatare cyakora neza gusoma ariko ntago nzi kwambuka kaburimbo mu modoka nyinshi. Urumva yamfashe ukuboko. Mbese nyine yamfashe ukuboko nabwo mfite ubwoba. Umuntu nyine uhageze bwa mbere. Icyo nzi cyo nuko twamanutse tukajya muri Nyabugogo. Hari ahantu rero twaciye hari Manderena. Manderena njye ntabwo nari nzizi. Noneho ndamubaza sheri ibi ni ibiki? Ati ni amaronji y'Ikigali aryoha. Ati reka nkugurireho wumve. Arayinguriye Manderena. Yewe ndayitonda numvira aryoshye mana nyagasani we. Ndavuga nti gura byinshi. Reba kera hari ibishashi biriho karindari by'ubururu. Nicyo yanguriyemo abiguramo Manderena byinshi cyane rwose pe. Ni ukuri kw'Imana sinanize Manderena ngo zimera gute. Cyo kora mu cyaro amacunga amaronji yo ku biti by'iwacu twari tuyaza ariko Manderena ntazo narinzi. Arabingurira aranabintwaza turabizamukana tujya hehe muri ya nzu yakodesheje ariko ambwira ko ari iye. Cyo mbwira abakobwa cyiza cyane cya kadastere. Cyo mbwira abakobwa hano byibura wenda bajye banashishoza bareba umuntu bari kumwe. Sinzi ko ahari wenda ubujiji nari mfite ubungu icyo gihe aricyo wenda abakobwa b'iki gihe aribwo bafite. Ntabwo mbizi menya ahari wowe wenda bazi ubwenge. Njyewe nta bwenge nari mfite habe n'ubu nabuke. Arahanjyana arambwira ati iyi nzu wayibonye iri hano ruguru. Ntiyego nayibonye. Ati iyi nzu rero irimo abapangayi ariko turigira muri akangaka kari hano inyuma. Aho imbere nyine ariko twebwe nta kintu tugira. Urumva turacyari abajeni mariye nta kintu dufite. Turashyiramo matera dushyiremo n'utundi tuntu tuzatunyana tuyorganiza gake gake. Urumva hari muri kiriya kizu twashyiramo iki ahubwo bazajya baduha amafaranga atubesheho ko twibere hano. Ndavuga nti kabisa numva ko bagesha Wakize. ndakize. Noneho umunsi nasubiye pfiriya bazananyoberwa ariko umugabo rero twabanyemo aho ngaho ndumva akazi urumva ko kari karangiye pfiri iwacu ari gushakisha kandi kazi abakabonye mu mujyi. Hari etaje yari iriyo yarimo akoreshaho nuko urumva ko yakoraga mu mujyi ataha hehe aho twabaga. Undi aho twabaga ni Kimisagara ahantu bita muri kariyeri. Ngira ngo n'abazareba iki kiganiro Kimisagara ari abantu benshi banzi barabizi bazanatere comment bavuga ati wa mugore wari waragowe. Hanza bitaragenze neza kuri wa mugabo mwiza twatanye. Umugabo mwiza rero tugeze aho ngaho muri iyo nzu urumva naje muri Kigali ntazi ngo umugabo afite urugo. Naho njye naraje nsanga nsimbuye abagore barenze 3 cyangwa se 2. Nza ndi nk'uwa 4. Ubwo ni ukuvuga ngo abadamu biwe uwo naje nsimbura ndumva yarafite nk'abana niba atari 3 ni 4. Uwari imbere ye n'undi wari n'abandi. Noneho nza ndi uwa kangahe niba ndi uwa 3 niba ndi uwa 4 ariko
ibyo ari byo byose wenda nari nk'uwa 4 urumva abo bantu narinjemo mu muryango baransuye sibyo bambwiza ukuri barambwira ati mbere tukubwiza ukuri nubwo bwose urongoye n'uno mugabo ariko utoye amashashi. ubwo haraciyemo nk'igihe kingana icyo ugeze i Kigali? Kanumve byibura naje mfite inda y'amezi 2 ubwo ni ukuvuga ngo baje ndumva inda ifite nk'amezi 6 si nk'amezi 4 se bashiki be deja bari babizi barabimenyeye baje kunsura ariko agira mushiki umwe wenyine niwe wambwiye yuko ntoya amashashi. Ati umugore wa kangahe wa mbere aramutaye wa kabiri aramutaye wa gatatu aramutaye ati ubwo wowe urumva hari ikintu uzanye kirusha icy'abandi. Narareze ndarira nibuka amagambo yambwiye nibuka uburyo yambwiye ko tuzasezerana. Ese nzasezerana kuri abo bagore kuri abo bana n'uyu munsi abana afite ntashobora kubabara nta nubwo yanabamenya nta nubwo azi ngo babayeho bate. Birumvikana ko ugeze i Kigali ubuzima bwarashaririye burasharira ariko icyo bita gusharira ariko busharirizwa nuko yambeshye nta kintu yanyimye agifite. Birumvikana ko yakubeshye ibyo ari byo byose ukurikije ukuntu kuvuga n'ukuntu mushiki we yabikubwiye harimo ikibazo. Ntacyo Joye reka tuzakomeze parti ya 2 none tubwire Kigali byagenze gute. Ese byaje kukugendekera gute n'abo bana niyo nda wari utwite ese uyu munsi bwo bimeze biti? Reka tuzabikora muri parti ya 2 tuzabikora ubutaha. Murakoze cyane ariko tugira ngo dusoze ku gice uduhaye gira inama ugira abandi bakobwa wenda utekereza ko baba bameze nkayo muri iyo myaka yawe cyangwa utekereza yuko bashobora guhura iki kibazo wahuye nacyo. Yego ni ukuvuga ngo ku bakobwa bari mu kigero cyo nari ngezemo bakunda gushukwa cyane amafaranga utuntu nk'utwo ngutwo noneho iyo ukubiteho abana bo mu cyaro ukuntu babashuka babayobora nk'ihene. Niba wenda no mu mujyi umwana waho waba wenda yashobora no kuba yagera gute yanareba kure ariko cyane cyane kambwira abana b'abakobwa byibura bajya bihangana banatekereze mbese batekereze kabiri hanyuma wenda banasenge. Iyo usenze byibura Imana igira ukuntu ikubwira ikagukebura. Icya mbere nibasenge nibamara gusenga Imana izagera gute izabibafashamo. Njya urumva ko nasenze nabi ntago nakifuza ko bo basenga nabi nkuko nasenze ni ukuri pe nibasenge. Murakoze cyane kandi ikindi birinde gushukwa birinde gukunda utuntu ubundi iyo ukunze utuntu amaherezo yatwo dushaka kukuniga. Birinde kudukunda. Joye urakoze cyane. Murakoze cyane namwe.